aka gace muri uyu murenge wonge bagarariye amatorero n'amadini kuba Imana iduteye iteka ikongera ikaduha urundi rusengero rusha muri aka gace kugira ngo rudufashe kuvuga ubutumwa no guhindurira bene wacu kumenya Imana, kumenya Yesu. Iri torero dushimiye Imana yabikoze mu buryo bukomeye. Iri torero rizasengerwamo n'aba tureba, risengerwamo n'abo tutari kubona, risengerwamo n'abavutse, risengerwamo n'abazavuka. Aba bariho bose basaze bahave, haze abandi bazavuka nabo bakomereze mu itorero ry'Imana. Iyo ribaye itorero turirebera mu bahari uyu munsi, turirebera no mu bazavuka, turirebera rwose mu binyejana byinshi niko bigenda. Abariyobora uyu munsi bazariyobora basaze, haza abandi bariyobore, itorero niko rigenda rigakomeza. Kubw'iyo mpamvu kuba Imana itwongeye itorero mu yarahari muri aka gace, munyemerere tuyikomera amashi yakoze. Amen. Aha, tudatinze reka dusome ijambo rigufi hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa 20 ku murongo wa 28. Tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 20 kugeza kuri 28 cyangwa se 20 n'umurongo wa 28. Aravuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashiriyeho cyangwa se yabashiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Yari Pawulo wabivugaga, avuga ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo, ntababarire umukumbi. Asingiye kubwiriza kuko uyu munsi uba ukeneyemo kubwiriza, uba ukeneyemo impuguro nke yazafasha abakozi b'Imana. Uyu ni umurimo w'Imana utamenyerwa kandi utagira uwushoboye. Abawukora bose barashobozwa, ariko nta n'umwe ubaho yavuga ngo arabishoboye. Ikindi Imana ntigihamagara ababishoboye, ahubwo ihamagara abishaka yarangiza ikabashoboza. Ntigihamagara ababishoboye kuko nta babishoboye babaho, ahubwo izishoboza abo yahamagaye. Niyo mpamvu rero duhugurana kugira ngo turusheho kumenya uko twawukora neza. Ndashimira Imana by'ukuri, bivuga nshize amanga kuba iyo ureba abawumazemo igihe, imyaka bamwe bamaze bakora uyu murimo, ukabona uburyo Imana yagiye ishoboza abantu, ikabaha kubimenya cyangwa se kugera ku bindi, bihita bimara ubwoba umuntu wese akumva ko yabishobora. Ndibaza imyaka 20 nge maze muri uyu murimo, 22 muri uyu murimo, ndeke imyaka y'ivugabutumwa.
shize bivuga butumwa ni 30 ngire ngo numwe, ariko imyaka yo kuba muri ministeri y'ubushumba nagiye mbona mu Imana ikora ibintu bikomeye kandi gashoboza abantu mu buryo badatekereza, ariko hari ibintu bike bisabwa kugira ngo Imana ije gushoboza umuntu kubikora neza. Nibyo ngiye kuvuga mu mwanya muto dufatanyije n'abandi bakozi b'Imana baraha bose. Reka nabashimira babonetse mwese, mwagize neza kubaha no gushigikira itorero rivutse. Uyu ni umubebe uvutse w'itorero rya Kristo uyu munsi. Abakozi b'Imana mubongera amashi rwose, mubongera amashi bakoze. Igituma mbashimira nuko hari imyuka mibi yateye, hari imyuka mibi igitera abakristo, hakaba n'indi igitera abakozi b'Imana. Iyo abakozi b'Imana yirukwaye cyane gute, hari ikibazo gikunze kubaho cyo kudashigikirana n'itorero ryavuka, aho kwishima bakarakara. Noneho ukibaza uyu mwuka nuwande nuwahe? Itorero rya Kristo riravutse, aho twari kwishima ko twongewe, bamwe bikabababaza, abandi akumva ko yaguma ari wenyine. Hari n'ugira umuhamagaro yawuhabwa akumva yawugumana abandi ntibawugemo. Iyo ni imyuka mibi y'ubusatani bayateye abantu. Nta kintu ciza mu Mana ikibisha, irashaka ko bose bakizwa, igasubika nashaka ko bose bayikorera. Itorero rivutse ukabona andi bakozi b'Imana barishimye bakaza kurishigikira, kiba ari ikintu ciza. Niyo mpamvu mvuze ngo aba bagabo b'Imana bakoze neza by'ukuri, Imana ibahera umugisha. Ndashima nabo twegeranye hano, iri torero ntabwo riri kure y'iryo nge nyobora. N'abandi mbona hano bamwe nabo riri kure y'ayo bayobora bene uko, ariko turabyishimiye mu buryo bukomeye. Uzasimbuka aho nyobora ntakizwe ngo ahinjire, azafatirwa hano. Utazafatirwa hano azahura na Anglikana aho hirya, ahure na Foursquare hirya, ahure na Zion, ahure kugeza bose bakijijwe. N'icyo Imana ishaka, icyo Imana ishaka ko ahantu hose hahinduka icubahiro c'Imana. Ndetse yo iranashaka ko bizarenga aha, amatorero akinjira mu mago y'abantu, buri rugo rugahinduka itorero. Muri Bibiliya tubona aho bandikira insengero benize, tukabona naho bandikira amatorero yo mu rugo. Mu gihe amatorero azuzura no mu ngo z'abantu, simvuze amateraniro, ndavuga itorero. Amateraniro iri ni iteraniro ryahuriye aha mu rusengero, ariko itorero riba mu rusengero, itorero rikaba mu rugo, itorero rikaba mu bigo, itorero rikaba mu makampani. Itorero rya Kristo ribarizwa hose. Nta ministere n'imwe Imana idashaka ko habamwo itorero ryayo. Itorero umubiri wa Kristo ugomba kugaragara hose. Mu gihe hose ritarajyayo ntaco twaba turi gukora rwose. Umubare ni muke w'abizera, n'abazarimbuka ashobora kuba benshi. Reka ngaruke mvuga ibi. Reka mvuga utuntu duke dukomeza, dushobora gukomeza umukozi w'Imana muri uyu muhamagaro. Icyambere namenye no gukora, no kubaho utinya Imana kurusha uko utinya ibintu byose bibaho. Cyane ndabibwira umushumba Jean Paul uyu munsi, urobanuriwe kuba umukozi w'Imana kuri iyi tariki ngo ayobore itorero ry'Imana. Cyambere ushaka gukomera mu muhamagaro no gukorera Imana neza, ni ukubaho ufite gutinya Imana, wuzuye gutinya Imana muri wowe bikomeye. Gute? Imana ndikinishwa. Imana si nka ba data wacu, si nka bene wacu. Imana si nk'abayobozi bacu, oya.
ni Imana ifite kontrole y'ibintu byose. Urayemera ikakwemeza, urayisuzugura, iyo igusuzuguye biba ari ibindi. Rero biba bisaba ngo mu byo uzatinya kubaho utinya Imana, ikindi utanayimenyera. Hari benshi baje kwikorera akarwahagera ku rwego gutinya Imana bishira, agasubira agera ahantu ayimenyera akagira ngo ni ibisanzwe. Ntimenyerwa, iba mu muco utegerwa. N'abamarayika bayituraniye imyaka yose nta n'umwe uremererwa no kuyireba mu maso. Barahatinya, bayiramya batayireba kubera ubuhangange igira. Urinde wowe watinyuka Imana ngo wumve ko wayimenyera? Ntimenyerwa. Iyo abakizwa n'abizera baja gupfa mu mwuka, bahita bamenyera Imana, bakamenyera n'ibyayo, bakabigira ibisanzwe. Kandi ikibigaragaza nuko usuzugura inzu yayo, ikibigaragaza nuko udaha agaciro ibyayo. Iyo utabyubasha biba bigaragaza ko utayubaha, utayitinya. Ibyo rero ikintu cyose kiyitirirwa uzashubahe, uzagikora uhinda umushitsi. Bibiliya ujye uyisoma urayifite. Aho twagiye tubona abantu benshi bakinisha iby'Imana bazingira kinishwa. Hari n'abami muri Bibiliya ubona umwami aho ayisuzugura agashaka kugaragaza ko atayitinye. Bamwe bagera ahantu bafata udukombe gusa, udukombe two mu nzu yayo, bakajya kutunywesha mu mafete yayo, igahita imuhindura pararizaho, umugongo ikawuca, amagufwa agakomangana, kugeza ubwo abantu bose bayoberwa ikimubayeho. Bitewe n'iki? Yasuzuguye idasuzugurwa, yamenyereye itamenyerwa, arashaka gusangirira nawe ku bikombe byayo. Ibyawe uzabigenza uko ushaka, ariko iby'Imana kirazira. Uzabyubahe, uzabikora ufite ubwoba, uvuga ati ibi ni ibyera by'Uwiteka, si ugupfa gukorayo. Ikindi, iyo umuntu atayitinya ibyayo ashobora kubyitirira akabigira ibye. Ushaka kubyitirira akabigira ibye. Niyo tubona umwami wa Babiloni, Imana yamuhaye amahirwe yubaka ibintu bikomeye, ariko ngo arangize ntiyayitinya, arayisuzugura kugeza ubwo avuga ngo Babiloni n'ibiyirimo ni ibyanjye, ninjye wabigize byo. Imana ati wowe icyo yakoze icomora gusa agakono k'ubwenge igakuramo. Umugabo wari umwami ukomeye ahinduka igifu mu minota mike, hanyuma asanga adakwiriye no kuba mu bantu, ajya mu ishamba tangira kurya ibyatsi. Iramwa uzabirya kugeza umunsi uzamenya ko ari njye Mana yimika nkimura. Ibyo nubimenya nzagusubizayo. Umunsi yubura amaso akavuga ngo menye ko mu ijuru hari Imana itegera, yubaka byose, ikomeza byose. Umunsi abivuga niwo munsi Imana yamugusubijemo ubwenge, asanga yabaye igikoko, imwereka inzira isubira mu rugo. Icya kabiri, uyu muhamagaro ugiyemo kirazira kumenyera. Cyangwa se nawe ugomba kuba nk'utinye, gutinya umuhamagaro kuko ni uwayo si uwawe. Iteka ugahora ubona uri muto kuri wo. Umuhamagaro urakuruta, umuhamagaro urera itorero, umuhamagaro uhindura abantu, umuhamagaro ugusanisha n'Imana, umuhamagaro utuma ikwemera. Ariko iyo utawubasha, iyo utawutinya, ukawubona ari ibisanzwe, rwose ntibikunda ko wawushobora, ntibikunda. Soma Bibiliya urebe neza, urasangamo Imana ibwira Mose ngo ni wowe mbonye. Yarayibwiye ngo ashwida, yaba kuvuga ntabyo nzi, kandi ndinde yahangara Farawo ngo urantumye, ntibishoboka, birandenze ibyo shaka undi. Buriya abantu bajya gukora umurimo neza ni abawukora bawutinya, bazi ko udasanzwe.
ndabyibuka ngewe nabwirije abantu baragwira baba 10 baba 100 baba 200 baba benshi umujyi nasigara njya kubwiriza ngakurikirwa n'amamodoka nka 70 ingahe nta rusengero ngira muri 2001 na 2002 hanyuma bambwira ngo wabaye pastori ukagira gute nari evangelist ndavuga ati mushikirwiyo ngewe mbe pastori kugeza ubwo dutangira itorero urebe ndavugira imbere y'Imana kugeza ubwo babandu bose ngewe nshaka abapasiteri mbagabira Bishop Wirara hari hano ndibuka baza tukarara niwanjye nabaga icumweru kigashira bambwira ngo ariko abantu uzazubazera n'abatagira iyo baba waretse se ugatangira itorero tireka mbaguhe daboro ngwino mubambatiriza nshaka abashumba akazakabatiza nabara nkababagabira hanyuma biza kunanirana niho bageze igihe toyandi bishoboka nabo bakavuga ngo nutahaba ntituhaba kugeza ubwo nemera gufatanya n'abandi bakozi b'Imana ngo dutangire itorero ariko ndababwira ngo mushumbe muba abayobozi nge simbawe turadutangira itorero ntari umuyobozi ndafite ikintu na kimwe nshinzwe ari ugutinya gusa ko ngo ay pastorale nge kuyobora abantu nze bakurikirana ijoro na mwoti tu nzajya mbabwiriza bakizwe nimara nigendera ariko byaje kugera igihe nsanga byakururanye nje gusanga mbaye umushumba ariko kumbaraga z'abakristo rwose ngewe numvaga ntanabyemera ndibuka ko nasanze baguze imyenda bagura ibintu bifete barategura biki mbona byarenze ndemera bansiga amavuta kugira ngo nshumbe nicare hamwe icyo naracanga ariko byaterwa ni imihamagaro ibirwanira mu muntu ataramenya nge sinarinzi ko mfite umuhamagaro w'intumwa ndafite uwa pastorale byaje kumfasha igihe nabishuriye umuhamagaro wanjye biramfasha rero kutaba pasiteri ngo ndagira abantu nguma hamwe abandi baze bashumba nanjye nkomeze vuga ubutumwa bwiza icyo numva nicyo kindyohera ikindi nanone shimira Imana kuko gutinya umuhamagaro nubwo nabaye intumwa sinabaye intumwa ari titire ari ibintu by'ititire n'icubahiro kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi nzarinda mpfa ndaba intumwa itumwa gukora umurimo ariko bitari muri pozisiyo z'igitangaza kuko dushaka kubiremereza nge nshaka ngo tubyoroshe kugira ngo hakomere ikomeye yonyine ariyo Mana ishobora byose mwanyemerera Imana tukayikomera amashi nikomere niyikomeye naho abandi turoroshe turubusa Mose yarawutinye Gideyoni yarawutinye bose urabizi ibyo bavugaga Mana shaka undi sinkwiriye Yeremiya yaravuze ndi namutorekeraho Imana ati ninjye uzatuma bikunda reka gabanya amagambo n'ibindi bene ibyo cya gatatu gituma umushumba aba mwiza uzige guha agaciro abushumbye abuyoboye umushumba ujya kuba mwiza pe aha agaciro abayoboye gute akavuga ataba n'ab'Imana sabange ubwo intije kubaragira reka mbikore mbubashe nk'abantu badasanzwe ubayobora ugira ngo barasanzwe ukazatungurwa ari uko badasanzwe bamwe bazavamo abakozi b'Imana bazakuruta ibyo ugomba kubizi kandi umukozi w'Imana mwiza muzima utaravangirwa agomba gukora ibishoboka byose akiriho agategura akarera abandi bakozi b'Imana mu itorero ryabo bakomeye kumuruta ibyo bikunaniye uzamenye ngo warananiwe nizo nzozi zanjye nabo nshumye ndababwira toke nibibananira bizabananire ko nge nzabaha ibishoboka byatuma muba abantu badasanzwe ariko ibireba mu matorero hari igihe ubona ko ari ikibazo ko umuntu arera abandi ngo bareshe nawe akiriho ahubwo bakazakomera yarapfuye ariko ni ikosa rikomeye kuriya turera abana tugashaka ngo umwana arute
azarute se wamubyaye, amurusha ubwenge, amurusha ubutunzi, amurusha byose. No mu mwuka niko bimera. Uko Elisa yarushije imbaraga Eliya, uko Yosuwa yabashije gufata Kanani Mose wari umuyoboye yarayinaniwe atarayifashe, uko Timoteyo yayoboye za Efeso birenze ibyo Pawulo yahakoze. Ni nako nanone umushumba wese mwiza agomba guhagakira abashumbye kandi akabarera nk'abakomeye, azi ko agomba kuvamwa abamuruta, abazakora ibyo atakoze. Abo nge nshumbye nabo nabyaye nibakora nk'ibyo nakoze, mbivugira imbere y'Imana bazaba barananiwe. Nanjye nagerageje kuvuga ngo ndakora ibirenze ibyo abandeze bakoze. Rwose barahari, barimo papa wambyaye mu bandeze mu mwuka, mu banshumbye arahari. Ariko iya bireba akareba imikorere yabo n'imikorere yacu, ndavuga toka izi mbaraga nazikomoye muri mwe, papa wambyaye n'abandi bashumba bandeze bose. Kabwira ati mwarakoze, ariko aha ngeze nimwe nahagaze ku bitugu byanyu, mbasha gukoraho nkora uyu munsi. Ubwo rero iyo uri umushumba abutegura bahagarara ku bitugu bagakoraho wowe utabasha gukora. Ariko iyo ibyo binaniranye, benshi ubu iyo ureba amatorero babashira munsi y'ibirenge, ahubwo arabakandagira batazapfunuka ngo bamunyureho bene ibyo. Ariko umushumba muzima ufite umutima wa Yesu bahagarara aha ku bitugu, babashe gukora aho we utabasha gukora. Iyo ibyo bitabaye, ibyo kurubaka ubwami bwawe si ubwa Yesu. Ibi sintinya kubivuga, zambibwiriza n'iwanjye nkanze ku gatuti kataraki iwanjye, rwose mbivuga neza ku mugaragaro. Kubw'iyo mpamvu reka nkubwire ikindi bifasha, kubera kurera abantu ubereka umutima wose, abashumbushumye n'abandi ubabwira ukuri ko mu mutima, ubereka ko itorero ari irya Kristo, mubana neza imyaka yose. Izi ntambara ziba no mu madini ntizibaho, muri iwacu ntazibaho, kuva geri zibayeho kugeza none nta ntambara ibaho, ntayo. Niyo habaye utuntu wenda ku matorero yacu ari mu Burundi n'ibiki, ubushize hari igihe navuganaga nabo, ubu nyine abayoboye uba bakomeye, uba barepresenta regara n'abana reze babaye mu rugo iwanjye bayobegereza ku rwego rw'igihugu. Nababwiraga ntume mbabwire, nimukora ibinyuranye n'ibyo mwambonanye, ndahiye Imana nkorera, muzagira ibibazo bikomeye. Naciye bugufi ndabazamura, nariyimye ndaba ntako ntagize, hanyuma mugendere uko namwe muzafasha abandi. Hariho nabwiye ejo bundi araturika ararira, arambwira ati ndamubwira ati nkubwiza ukuri, niwe uyoboye ubu nyine Uburundi bwose. Ndamubwira ati icyo nkubwira ni iki, byaba ari akaga gakomeye nimba gerizo ndezambe yabigiye kugira ikibazo mu Burundi, cyangwa se ikagira akajagara abantu igasenyuka, ari we ufashe vora, ari we wiyoboye, aho kuvanga ipfe ukihari we wapfa mbere yayo. Tinjyaho kuvanga itorero risenyuke mpari, ahubwo nge navaho rikazasenyuka ntagihari, kubera ko Kristo yemeye gupfa ngo ridapfa. Iyo ugiye kuyobora ahubwo wakwemera gupfa ariko ryo rikabaho. Ariko benshi ubu arayobora agashumba rikaruha rigapfa rikamusiga. Wewe urabona aho itorero ripfa mbere y'uriyoboye. Umushumba mwiza uri mu nzira ya Kristo apfa mbere yaryo, agasigara rizima rikazicwa n'abandi. Uwo munsi naramubwira ngo Imana ishimwe ko nahavuye ari rizima, niripfa rizagupfane wowe, ari wowe Imana izabibaza ko ari wowe ryapfiriyeho. Ariko nge nahagaze mu gihe cyanjye ninda ko hagira ikibazo na kimwe cyabaho hagati yanjye n'abashumba n'abandi bose dukorana. Arambwira ati aho kuvuga ngo bizabe bindurutseho, ndabikurahiriye nzabivamo cyangwa se nemere napfa, ariko itorero ntirigira ikibazo. Akakane ngiye gusoza. Akakane nanone, umushumba mwiza agomba kuba inshuti y'ibyanditswe, agomba kuba inshuti y'ibyanditswe byera. Ugabanye gusoma ibindi bikurukuru n'ibitabo n'ibiki ibintu bene ibyo, uzubisoma byiza bikungura,
ariko ugabanya ibintu byinshi bitagufitiye umumaro. Ubu nyine Bibiliya iba inshuti yawe kurenza abandi bantu bose. Ni abantu babiri utagomba gutandukana bijoro n'amanywa, ni Bibiliya n'umugore wawe. Bibiliya n'umugore wawe rwose. Bibiliya ifata umwanya wa mbere, uyu mugore afata umwanya wa kabiri, hanyuma itorero rifata umwanya wa gatatu, famiye yawe ifata umwanya wa kane. Ibyo nibitaba gutyo uzasanga warabicuritse. Ubu inshuti y'ibyanditse, kubera ubundi ukigiye uvuga ya magambo ya Jean Paul birarangiye. Ubu uzajya uvuga amagambo Yesu yari kuvuga. Nuzajya ugera muri quartier uvuga toke ibyo Yesu yari kuvuga nibyo ngiye kuvuga. Aha dahagaze ndahagaze, ndamuserukira aha ngo nkora ibyo yari gukora. Amagambo yawe stop, ararangiye. Uyu munsi ugiye kuba kanwa k'Uwiteka, ugiye kuba umuvugizi wa Kristo. Bakubonemo Kristo. Ejo bundi nabibwiye ku cyumweru n'iryo jambo nigishije iwacu, narababwiye ngo igihe cyo gusomera abantu iki gitabo ngo dukoreshe iki gitabo mu kwemeza abantu kirarangiye. Ubu ndababwira ko twebwe tugomba kuba Bibiliya igenda. Bibiliya igenda. Badusome mu Imana bashaka kumenya, ari twe bayisoma. Ni Paulo wabivuze, singe mbikuye muri Bibiliya. Yaravuze ngo mubi inzandiko zisomwa, yani muba Abaroma, muba Abakorinto, muba baki iwanyu. Abaroma Abaroma iwabo, nawe ube wowe iwanyu. Bagusome mu Imana. Mbabwire niki ahisigeze, tushobora gusomera abantu iki gitabo byonyine ngo uzabakonvenke, batarabanza ngo babone iyo Mana uvuga bayigusomyemo. Tibishoboka. Nacyo gituma benshi badakizwa, nuko bababwira babisoma ariko bakabibaburamo. Ariko bazabikubonemo, ubipakurure muri iki gitabo, ubipakire mu mutima wawe, numara ubigenda. Aka gatanu, uzagabanye kuryama cyane no kurya. Ibintu bibiri, ugabanye ibiryo, ugabanye no kuryama. Nimba ushaka umukozi w'Imana mwiza ajyanye n'igihe, ashaka kuzana impinduka, ugabanya kuryama ukagabanya ibiryo. Hari iminsi yo kurya, hari n'iminsi yo kubwirirwa, kubwo gutakira ubwoko bw'Imana no gutakira itorero ry'Imana, kurisabira. Kuko icyo gihe uzaba uhaye urya ibiryo by'umwuka, uhomba iby'umubiri ariko ujya iby'umwuka. Biriya nibivuga ngo hari ibyo mudashobora gusengera ngo bizakunde mutarashyiraho kwiyiriza, kwisonzesha no kwiyiriza no kuyobora itorero. Nuko bimeze. Ikindi, ukaryama ukaba umuntu uryama gake. Gute? Igihe utari gufasha abantu no kwigisha abantu, uri kuganira n'ibyanditswe. Igihe utari kuganira n'ibyanditswe, wabibumbye utangiye kuvugana nayo amaso mu yandi. Kuryama bigira igihe gito, kugira ngo umwanya mwinshi ube uwo gusabana n'Imana, ube uwo gufasha abantu. Sinkubesha, dufasha abantu muri kumwe, abandi tutari kumwe tukabafasha ku matelefone. Abandi ugasanga igihe abandi baryamira ntibikunda ko ari cyo gihe uryama. Sinzi umushumba nahamagaye bushize, muhamagara 2:30, numva yitabye. Tuzi ko witabye nabi byagenze, ati naryamye. 2:00 waryamye pastor, waryamye pastor, ati naryamye. Ndamaze kuzuryama ati 2:15 bangeze mu buriri. Tiyampaye ngewe mba ntaratekereza gutaha, biba bitaraza kabisa. Arama none se uzuryama giheke, tiyo njyamye kare ni 7:00 beno. Kubera iki? Hari igihe umuntu yibaza ngo nta bikorwa bihari. Birahari. Hari abantu bizajya bigusaba kugeza ubwo nijoro ufata telefone ukandika, ni bande navugishije muri iki cyumweru, ni bande ntavugishije. Abashumba b'ubu nyine b'Ikigali kubwira uko bameze,
bageze kuri level nta telefone bajya bitaba, nubahamagaye ntibamwitaba, ariko umushumba muzima sibo bamuhamagara, ni ubahamagara, ni wowe ubaza uko bameze. Ariko barabicuritse abashumba benshi ategereza ngo ari bo bamuhamagara, bamubaza uko ameze, kandi akumva ko ari utegereje ko bamufasha, ahubwo ari we wari ukwiye kubafasha. Umukristo guhamagara kabiri utaramuhamagara ni ikosa ribi, wataye umurongo w'ubushumba rwose. Ubahamagara ubabaza uko babayeho, ugira icyo bamariye mu gihugu ihari, ni wowe bafite. Ibyo ndabivuga atari ukugushuka, ntawe ushumbye benshi kundusha mu bapasitori, reka mvuge gutyo, si ukwirata, ariko kugira ngo bikwemeze. Abi Burundi bajya bampamagara kurusha ab'i Rwanda, ibyo niba utari ubizi. Abi Kongo bajya bampamagara. Dufite abakristo mu mahanga barenza ab'i Rwanda nabo n'ab'i Burundi. Abo bose mvugana nabo saa mbiri n'igice cyangwa saa tatu kugera saa saba z'ijoro, tubafasha aho bari, bafite insengero, bafite amaseriri Buraya n'ahandi. Ikindi, abo bose nubwo bangana uko, benshi aravuga ngo narakomeye, ngo si ngomba ko naba ncitaba, mbitaba bose, kandi narangiza nkabahamagara bose. Uwo numva wese keneye kumenya ibye nuko ahagaze ndamuhamagara. Benshi barabitinya ngo nukwiruhisha, ngo shangira gute, wemeye umuhamagara w'umuruho nyine uzemera uruhe, nta handi wawukwepe. Ngewe nza ntekereza mu mutwe, iyo logique nayigize igihe bampamagaye kuja ari umukristo uge sinitaba, nyuma y'isaha bambwira ngo yapfuye kandi yashakaga kwihana. Yari umugabo urwaye, yari n'umuyobozi yigeze kuyobora ministere mu Burundi, ari umuministiri, umudamu akaba arakije turasengana, ariko atabyumva, agiye gupfa, munzanire wa mukozi w'Imana. Barahamagara sinayifata, ngo nje kureba igihe nabahamagariye, barambwira ngo yitabye Imana. Hanyuma ndi kugenda mu muhanda numva ijwi rimbwira ngo se iyaba ari Yesu wari uhari, yajya yitaba abantu cyangwa yajya ategereza ko bamuhamagara cyane niyo bahamagara? Nibuka ko Yesu yazaga bishakira ataye benshi akajya gushaka bake. Imana izabigushoboze, ugabanya umwanya wawe ukuruka n'ibindi kugira ngo uwuhe abantu. Icyanyuma, nimba ari cyo cyanyuma, yego, uzatoza abakristo guhindura isi yabo, uzabigishe guhindura isi yabo, kuko uko bahinduka ni nako bahindura ubwami bw'Imana. Uzubatoza uburyo bagomba kubaho mu buzima buhindutse, bahinduka imbere, unabafashe ibyo guhinduka inyuma. Ndabizi kuko business urahindusha, njyewe nta niyo nigeze nkora, ariko wowe uyirimo kugeza n'uyu munsi wa none. Ubu none ukubivanga, uzajya ubafasha iby'umwuka, unabaha ibitekerezo byatuma n'inyuma biteza imbere bakabaho. Iyo nayo buriya ni impano, ariko uzayihindure uyinjize muri Kristo, itanga umusaruro, wenda atari kugonganisha n'abantu, ahubwo ari ifasha abantu uburyo bahinduka. Akanyuma, uzaba inyangamugayo. Umushumba iyo ubunyangamugayo bumunaniye, pastorali iba yamunaniye. Ubunyangamugayo iyo bumunaniye, pastorale ibimunaniye. Uzige guhera none, ubwire Imana ngo ndabyemera guhera none, n'abantu bose ubabwire ngo guhera none nahindutse, nabaye undi. Sawuli yabaye Pawulo rwose. Pawulo yarasanzwe mu idini, Sawuli, ariko yaje kwisanga no muri Kristo, ubuzima bwe burahindutse. Ubwo rero nawe ugiye guhinduka uhereye none, ubinyangamugayo mu byo uvuga, ubinyangamugayo mu byo ukora, ubinyangamugayo mu kubayeho. Bihere none ubyitoze. Iyo iki umushumba gitakaje, ndababara. Ubu tugwije
abashumba muri iki gihugu no hanze yacu batari inyangamugayo bararushe baradutukisha twese ubu twarasebye tugaseba kubera bake cyane. Njye hari aho ngera kubera ko Imana yaranafashije, hari igihe nyine abantu bashaka kubona akagusoma nk'umushumba, ariko iyo niyambariye agashati no kubera ko umuntu aba ari muto beno ugera ahantu ntibamenye kuri na pastori bagatangira gutuka abapastori Imana bakabavuga. Ari abakecuru mbere yo gusanga ku bitaro n'injyanye umwana baparisa amamodoka baje kwivuza, hamwe arwaye za diabete kandi arwaye imiti iri gutera nk'umupira wa basket, ariko batoya abakozi b'Imana barabavuga ngo naba esikoro ngo nibiki. Numvishe mbabaye birananira Rwanda zambicara hagati tangira nanjye kubafasha, ariko nyine hari abakozi b'Imana basigaye batari bazima bafite amanyangavure ibintu bidashoboka ngo nawe uzubibona. Baravuga noneho baraka kugira ngo numve uko bavuga neza, baravuga bakavuga amazina bagagira gute bikina biki. Ndabumva ngo ngera utari ko mbasabe ba mama mwirwariye ibidiyabete kandi mwirwariye imitima, mwebwe mugize ibistress by'ibibazo mwifitiye, none mukubiseho n'iby'abakozi b'Imana murapfa hataragera ntimukirengeje n'imyaka 2. Hanyuma tikindi mwarengeje kuvuga ngo bose bashaka kuba ari bake, ariko abonzi muri iki gihugu abazima nibo benshi. Ngo mvuge gutyo umuganga ahita arareba yumvishijwe n'ahararizi ijwi ryanjye ararimenyereye, tarayora bango ngo ariko muzi ko wari umukozi w'Imana abaranteranije bose arahinduka ngo ukuntu nyine ari kubivuga ubu nyine ngo arasa nabo. Noko sije barahindutse ndabafasha, tangira rero kubabwiriza bavaho bihanye basabye imbabazi ko bavuze nabi abakozi b'Imana. Ntukabe mu batukisha umurimo w'Imana, uzabe mu batuma abantu bawifuza bakawukunda. Nibabona Jean Paul uhagaze mu Mana, bakabona Jean Paul uzi kwiteza imbere, bakabona Jean Paul ufite umutima wa Yesu woroshe, beno bizabatera guhimbaza data. Ibyo uzirinde kumera nk'abo tumenyereye muri iki gihe birirwa bavuga amagambo menshi ariko adashimana icubahiro. Reka kubwira amagambo yose umuntu avuga umukozi w'Imana. Hari igihe ushobora kubwiriza ukiri kubwira abantu bakagira ngo kurabwire ubutumwa bwiza rwose ari amakuru atarimo Yesu. Uzibande kukubwira abantu Kristo nimba ushaka ko bahinduka. Hirya ya Yesu nta kindi kizima kiriyo cyabafasha. Murakoze, dukomere Imana amashi, mbasabe dusenge kubwira ijambo rishingwe mu mitima yacu. Duhagarare ku maguru yacu twese. Shima Imana kubwira ijambo. Bibiliya iravuga ngo ntirizagenda ubusa ridakoze umurimo. Ndashaka gusenga ngo rigende rikora umurimo mu mitima yacu twese, abashumba n'abagiye kwimikwa uyu munsi. Data ngo haye icubahiro ko ari wowe Mana yacu, ngo haye icubahiro kuko uri imirimo ihambaye irenze uko abantu bayimenya. Ngwino wigaragaza uyu munsi, utugira abashumba bazima, ba bandi bita ku ntama bagatanga n'ubuzima bwabo. Dawudi yaravuze ngo biragatsindwa k'umwana w'intama wa data uribwa n'idubu n'intare, mpari ngo mwihorere ugende biragatsindwa, ahari amagara ye arengera umwana w'intama. Ariko bitumerera muri iki gihe duhara amagara yacu kugira ngo turengere benshi. Ngo haye icubahiro kuri data ugiye gukora ibikomeye. Dusabiye umugisha kino kibanza gitangiwe mu itorero. Dusabiye umugisha bazahakandagira n'abazahatera. Dusabiye umugisha abashumba bazakorera. Dusabye ubwiza bw'Imana kuba twikira, wigaragaze mu mbaraga n'ubwiza bw'Imana butangaje. Isi yose bimenye ko hari igicaniro cy'Uwiteka kivutse. Turacakiriye muri aka karere, turakiriye muri uyu murenge, habahagarariye mu amatorero ya Kristo. Twemeje igicaniro cy'Uwiteka ahantu kizahashingwa ibihe byose, hazabohokera abantu, hakirira abantu, abandi bahakirizwe, bazatahe mu bwami bw'Imana. Tugukomeye amashyi kubitwemereye kubwa Yesu Mwana. Amen.